Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba, ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Shuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro kigaruka ku buvanganzo nyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri bya bicuranyisho gakondo nk'uko muheruka tubibabwira, mukatubwira urutonde rwabyo, noneho buri kimwe tugenda tubisobanura kugira ngo umunyarwanda wese cyangwa se umunyamahanga ukurikiye aze kumenya cya gicuranyisho gakondo cy'umwihariko w'u Rwanda gikorwa gute. Burya nanone mu mamurikagurisha rusange cyangwa se mu maserukiramuco baseruka cyangwa se bagaragaza umwihariko w'igihugu runaka. Uyu munsi rero tugaruka ku mwihariko w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo tubone buri gicuranyisho dufite ese gikorwa mu bintu by'iwacu, buri wese aze gusobanukirwa neza. Mwiriwe neza? Mwongeye kwirirwa namwe. Muratangira mutwibwira tunarebe iki gicuranyisho mufite kugira ngo abanyarwanda baze kumenya cyangwa se n'abanyamahanga bamenye iki gicuranyisho ni bwoko ki, gikorwa mu ki, bigenda gute? Ndicyaduka bagasya batafite bakajya kuyaguza. Nakubitiye umugome ko mugombero w'imbe bucya nabangoye ndi ntwari mu magabo. Sinigana ndagaduka. Ntangura n'umunyene bwa mu gitondo ngiye gutaramara abanyarwanda. Ubu nitwa nta mukunzi Theogene. Kaguma nawe. Muratangira mutubwira iki gicuranyisho mufite ubundi cyitwa ngo iki, ese gikorwa gute, guhera ku kantu kariko kose bigenda gute? Iki gicuranyisho mfite ubundi cyitwa Iningiri. Uko gikorwa rero, kera bacurangishaga bazikoraga mu mahembe y'inka. Ubwo nanjye nshiga gucuranga Iningiri nacurangishaga nayepoze mu ihembe ry'inka. Ariko uko iterambere rigenda riza, ngiye nshaka uburyo nayikora mu giti. Noneho na nshiga no gucuranga nk'uko abandi batari babimenya neza, bakoresha ubundi iyi ni imirya, bakoresha umurya umwe. Ariko ngiye kubera ko ngenda nkora ubuhanga bwanjye, nashizeho umurya wa kabiri kugira ngo amanota yanjye nshaka yose nyashiremo. Udutangirira rero tubwiye ati uwayikoze mu giti, ese ni igiti cyari cyo cyose gishobora kuba cyakora Iningiri? Oya, ntabwo ari igiti cyari cyo cyose. Ubundi Iningiri zibazwa mu giti bita umurehe, umuvumu, noneho hari n'ikindi giti, hari ikindi giti mwungu, igiti kibazwamo inanga, nacyo kibazwamo n'Iningiri zivamo. Iningiri bazwa mu mwungu, mu muvumu n'umurehe. Hanyuma umaze kutubwira igiti, ubu ari akangaka ubona byo harimo uduce mbona dutandukanye tugaragara hano inyuma, uratubwira se aka ni agaki, aka ko ni agaki, buri kantu? Akangaka nicyo cya giti nababwiye umuntu abaza ari cyo umurehe, umuvumu. Iki nicyo. Akangaka rero ni uruhu akenshi rukunze kuba ari uruhu rw'ihene, nanga si yenda uruhu rw'inka, ariko za nka zitarakura cyane. Ariko ngewe ubu ngubu uruhu ntabwo ari urw'ihene, ntabwo ari n'urw'inka uruhu, ahubwo ni uruhu rw'inzoka bita inswaswa. Uru ni uruhu rw'iyo nzoka. Noneho iki giti rero, iki giti kiva ni umusave. Umusave ukomeye, iki kiba ari umusave. N'iki gitambitse gutya ni umusave, kuko urabona kiba gikomeye cyane, kiba gisumbye kino gukomera.
aka nako ni agati kitwa ushatse bamwe bashyiramo agakenyeri, ariko njye kubera nyine bwa butekinisiye aka n'ubundi ni agati n'abajije kumusave ngashyiramo hano. Wambaza uti se aka gati kamara iki? Mbere yuko nsobanura icyo aka gati kamara, ndamanza nsobanure icyo iyi mirya ikora. Iyi migozi, iyi migozi bundi niyo izana ijwi, niyo izana ijwi. Noneho kugira ngo ijwi ryinjire neza ryumvikanira hano, ariko aka gati katarimo ntabwo ryakumvikana neza, aka gati rero gatuma ijwi risohokera ngaha rigatambuka. Hanyuma utu tugozi cyangwa se iyi mirya yo ikorwa mu ki? Iyi mirya ubundi abandi bacurangisha imigwegwe, abakibyiga, ariko ngewe iyi mirya ubundi ni amahuzi. Abantu badoda inkweto barayazi, ni amahuzi, ntabwo ari imigwegwe. Hanyuma umuntu arebye ashobora kugira ngo kano kantu karafunze, twereke na hano mo imbere kugira ngo tumenye impamvu hano haba hadafunze ni ukubera iki? Impamvu hano haba hadafunze, urumva nje ncurangira hano ku iyi mirya, nabasobanuriye ko kano gati aka gati aka ariko gatuma amajwi aza hano agasohokera aha rero nahasohokera amajwi, umwuka w'amajwi. Urabona ko hapfumuye, ncurangira hano umwuka w'amajwi ugasohokera ngaha. Utu two ni udushyi mbonamo imbere tusa n'udutsinga. Kubera rero ikoranabuhanga nakomeje kuvuga, ubu ngubu aha ngaha ni mikoro nasizemo kugira ngo niba nshatse gucuranga bitambuke hirya no hino cyane kuri bafure, none ncomeka aha ngaha ntiriwe bafataga ngo bashire mikoro aha ngaha ngo byumvikane, nje ndacomeka noneho amajwi akagenda muri za bafure hakurya. Uretse utu tugozi wambwiye ubu ngubu ukoresheje iningiri, hari ikindi kintu cyangwa se hari utundi tugozi umuntu ashobora kuba yashyiraho tukaba twasohora amajwi neza nk'uko utu ngutu tubigenza? Icyo nacyo nashatse kukigerageza, ariko kubera amikoro ntabwo nabigerageza, ariko nabyo birashoboka. Ubu umuntu ashatse rwose yakura undi murya akabushyira ngaho ugafataho ukaba nk'uwa gatatu, ku buryo waje ukora ku manota ugashakisha ukagira n'ahangaha, nabyo birashoboka. Ndimo ndavuga utu tuntu icyo dukozwemo, hari utundi tuntu wenda nk'ubundi bwoko bw'ibyatsi cyangwa se iyindi migozi umuntu ashobora kuba yakoresha iningiri atari iyi? Uretse aya mahuzi, ikindi wabikoramo ni imigwegwe, nta kindi wakoramo. Nanga si yenda agahu k'inka, hari ukuntu kera bahuhuraga imirya y'inka kakaba gatoya, nako kacuraga iningiri gutya. Hari akandi kantu mbona ufite mu ntoki hano, aka ko ni agaki? Aka ngaka rero ubundi bakita agaheto, ni agacurangisho k'iningiri. Ikigakozwe rero ako gikozwemo, aka gati mureba aka ni agati bita umucundura. Noneho aka ngaka katambitse hano ni agatamye, ni akatsi bita urutaratare. Urutaratare zikunze kumera mu gishanga hafi aho, ni tumwe tuboha ibyibo, uduseke, ibintu nk'ibyo by'ibiseke mbese. Niko nge nkoresha kugira ngo nshobore gucuranga. Noneho aka ngaka kakaziritse niko ni ihuzi nyine nayikuye kwa aka ngaka kugira ngo kaba kakomeye kano, ihuzi bikomeye cyane. Noneho niko nafashe mfatisha kano ndazibika kugira ngo kazakomere katajaye gacika ubusa. Mumaze kwiyumvira uko iningiri ikorwa kuva ku ntangiro yayo kugera ku musozo kugeza ubwo ivuga ikirangira, umuntu wese akaba yaryoherwa n'indirimbo bitewe n'iki gicurangisho. Abanyamahanga bashobora kuba baza bakaba bagura n'ibi bikoresho by'ibinyarwanda, cyane ko bikorwa neza kandi bikagira amajwi avuga neza cyane cyangwa se yirangira neza. Muraza gutanga ibitekerezo byanyu yaba hano kuri YouTube channel yacu Ademuku,
mutubwire yaba n'ibindi bicurangisho gakondo bihari kugira ngo buri munyarwanda wese cyangwa se umunyamahanga amenye ibicurangisho byacu biri mu Rwanda gakondo byacu bikorwa n'abanyarwanda bikorwa n'ibyo mu Rwanda umuntu wese akuba yabibona cyangwa se bikaba hashyirwaho n'uruganda rwo kubikora kugira ngo umuntu wese uza kubishaka abone aho yabigurira. Muraza kutubwira ibi bikoresho hari ahantu byaba biri babigura cyangwa se ibi biti wambwiye bitandukanye bikorwamo ahantu hose umuntu yaba yabibona? Ntabwo ibi biti bikorwamo iningiri biboneka hose cyane nk'ibi biti by'umuvumu, umurehe, umwungo bikunze kuboneka mu majyaruguru. Umusave wo ntabwo ukunze kuboneka cyane ko utanakura vuba, ntabwo ukunze kuboneka, ariko nayo hari ahiri mu majyaruguru usanga ikunze kuhaboneka. Gira ikintu rero wakisabira yaba minisiteri bishinzwe cyangwa se bifite mu nshingano kuko urumva bino biti birakenewe kuba byahingwa, hari amashuri cyangwa se aho bashobora kuba bakwigisha abantu gukora ibi ngibi cyane ko nduzi ko wowe wambwiye ko ubyikorera. Icyo nasaba minisiteri mu nshingano zayo cyane yenda itureba nuko rwose haboneka ubuvugizi, ibi biti bikaboneka hirya no hino, kandi noneho natwe ducuranga ibicurangisho gakondo bya kinyarwanda tugakomeza tukabona abavugizi, tukaba twigisha n'abana batoya, kuko ibi bicurangisho gakondo cyane nk'iningiri urabona ko biri kugenda bicika. Ati ibiti nibihingwe kugira ngo ababasha gukora cyangwa se abafite ubushobozi bwo kuba bakora izi ningiri babonaho bakura ibyo biti kugira ngo bikorwe n'abandi babikeneye bazajye kubigura kugira ngo umuco wacu waguke mu ruhando mpuzamahanga kubera ibikoresho byacu dufite cyangwa se ibicurangisho gakondo dufite. Uyu munsi rero mwiboneye ibyo twize, ndaza ngaruka no ku kibazo cy'uyu munsi dukomeza ku bicurangisho gakondo. Uyu munsi ikibazo cyacu kiragira kiti umuduri. Ese umuduri murawuzi? Umuduri ukorwa mu ki? Muratubwira buri kintu cyose gikora umuduri kugira ngo ube wuzuye. Ndabashimiye mukomeze guhorana amahoro y'Imana.